IMIRASIRE TV isoko y'ibyishimo. Uwo munsi Claude yarantunguye cyane ndetse atuma mwibazaho byinshi cyane. Ambajije niba hari umukunzi wanjye wishwe, nahise nibuka ukuntu yahoze nsaba imbabazi imbere z'ukuntu yifatanije na Tom mu kwica umukunzi wanjye. Mpita nkeka ko ashobora kuba agira ikibazo cyo mu mutwe, wenda akaba afite nk'indwara yo kwibagirwa ibintu byabaye kera. Namubajije niba nta kibazo afite, ambwira ko ntacyo. Nahise mbona ko ngomba kumubabarira kuko nawe ibyo arimo atabizi, ubundi nkigendera. Claude namusize aho ngaho ndigendera, gusa ngiye kugenda arambwira ati Jacob, witonde kandi tuze umutima wawe hamwe kuko nta cyahindutse kuva kera. Numvise ntazi ibyo arimo kuvuga, mpita musiga aho ngaho. Uwo musore Claude yinjira gereza nkamubona, nari nzi ko hari ikintu ashobora kumfasha, ariko nawe nabonye nta kintu yakwifasha. Nabonye ko afite ihungabana mu mutwe kubera ko nari narize amashuri nzi ubwenge. Nasanze Karenzi musaba ko yabasha kunshakira ibiranga uriya musore. Nyuma y'iminsi 5 Karenzi yaje ambwira ko kuva papa na mama ba Claude bapfa yatangiye kumera nk'umusazi kuko yarasigaranye na murumuna we gusa, ariko nabwo bikaba birangiye apfuye nawe. Ngo Claude yabayeho mu gahinda, ari nabwo yaje gutangira kwiba kugira ngo abone uko abaho. Ngo Claude yakundaga gufatwa cyane yibya, agakubitwa, akajya no mu bitaro. Ngo no mu bituma adashyira ubwenge hamwe harimo inkoni yakubiswe. Gusa naje gukomeza gutekereza amagambo yambwiye ngo nitonde kandi nshyire umutima hamwe kuko nta cyahindutse. Numva afite icyo yarashatse kuvuga, mpitamo kujya kumureba nanone. Claude twaraganiriye cyane maze mubaza niba hari ikibazo yaba afite. Ambwira ikintu kimwe. Claude yarambwiye ati Jacob, nta yandi mahitamo nari mfite uretse kwigira umusazi. Wa munsi tugukubita ndetse na Tom agakora bya bindi, nakomeje gukurikira ibintu byose ukuntu birimo kugenda. Gusa wowe amakuru uheruka ni igihe wari uri kwa muganga, nta nubwo wigeze umenya n'uburyo Gaelle yashyinguwemo, ariko nyamara Gaelle. Claude atararangiza kumbwira ibyo abashaka kuvuga, Karenzi yahise aza kundeba ambwira ko yakiriye amakuru mabi. Karenzi yambwiye ko ahamagawe n'abantu bamubwira ko ari abaganga, bamubwira ko nimero bayibonye muri telefone ya Grace ubwo impanuka yari irangije kuba. Ngo Grace imodoka yararimo yakoze impanuka ubwo zagonganaga ari ebyiri, ariko ngo iyo yararimo niyo yagize ikibazo cyane, bityo bari guhamagara buri muntu wese ufite uwo baziranye muri iyo modoka. Karenzi yambwiye ko Grace ntacyo yabaye gikomeye nubwo yavunitse cyane, ariko ngo abana babiri bari kumwe nawe ntago babashije kurokoka iyo mpanuka. Abana banjye bari bitabye Imana. Karenzi amaze kumpa ayo makuru, noneho nabuze aho nkwirwa, numva gereza ibaye nto cyane kurusha icyumba nararagamo. Nabuze icyo nakora ndetse na Karenzi ambwira ko ntacyo nakora kuko ntashobora ngo gusohoka gereza ngo njye kureba kuko ntago byashoboka. Agahinda karanyishe kwakira ayo makuru. Navuye aho nakira ayo makuru njya hanjye nyine, ubundi nganiriza umutima wanjye. Mu kuganiro naganiriye n'umutima wanjye, nta wundi mwanzuro nakuyemo uretse gutuka Imana kubera ko yari yarankuyeho amaboko mu buzima bwanjye. Narivugishije nti wa Mana we, ko nari nzi ko ushoboye byose, ni ukubera iki watuma abana b'inzirakarengane bapfa kandi ufite ububasha bwo gukora ibyo ushaka byose? Ese aba bana hari ibyaha bari bafite ku buryo bagombaga kubizira? Imana nakomeje kuyitonganya, ariko n'ubundi nta kintu cyari gukurikiraho nyuma yaho. Nyuma y'ibyumweru 3 gusa nibwo naje kongera kubona Grace aje kundeba kuri gereza, ambwira ukuntu abana banjye bashyinguwe ntahari. Grace agahinda kari kose, gusa nanjye nareba uburyo ameze nkababara kurushaho. Grace yarahangayitse cyane kubera ko ikibazo cya mbere yambajije niba uwo mpano na Mugisha batagihari hari ikintu kikimpuje nawe. Grace namushubije ko njye nawe tutigeze duhuzwa n'abana twabyaranye, ahubwo ko twahujwe n'urukundo twakundanaga, kandi urwo rukundo muri njye rukaba ntaho rwagiye, ahubwo rukomeza gukurira muri njyewe. Grace namuremye agatima, mbona noneho ibyabaye atangiye kumera nk'ubyibagirwa. Atangira kumwenyura, njye waho narindi ndimo kwibaza impamvu ibibazo byose by'isi ari njye bihuriraho. Nakomeje kwibaza impamvu Gaelle yambera intandaro y'ibibazo n'agahinda kose ngira mu buzima bwanjye, ariko nyamara nta kundi nari kubigenza kuko nta kindi nari kubikoraho kubera ko aho nari nageze nari nahagaze nta gusubira inyuma. Urukundo rwanjye na Gaelle natangiye kurushinja ibyaha by'intandaro y'umubabaro wanjye. Natangiye kwicuza impamvu nakunze Gaelle, mvuga nti iyo mbimenya ntago nari kwirirwa mukunda. Nkavuga ko iyo mbimenya wa munsi nari kwikomereza ngakundana na Edith, kubera ko gusamara kwanjye sinshobore gufata icyemezo aricyo cyatumye ngera aho hose. Ubu nkaba ndi mu bibazo ntashobora kwikuramo.
muri gereza ubuzima buhora ari bumwe, ntabwo iyo utabyitayeho ushobora kumenya ngo turi kuwa kangahe cyangwa se ngo turi tariki zingahe. Njye kubera ko no kubara imyaka bitari binshishikaje cyane ko imyaka yanjye yose yagombaga kuharangirira, ntabwo namenyaga ngo tugeze ku wuhe munsi, keretse iyo nabaga nabwo nkabaza gusaba nta kindi ngamije, mu gihe abandi bo babimenyaga kugira ngo bamenye igihe basigaje kugira ngo basohoke. Iminsi yo yakomeje kwicuma bukera bugacya, nkabona gahunda ni ya yindi. Umunsi umwe abayobozi ba gereza batubwiye ko umunsi uzakurikiraho hazabaho kwerekana abandi bayobozi bamwe na bamwe bazaba baje gusimbura abari bahasanzwe. Ntibyatinze uwo munsi uragera ndetse batangira kuzamo n'abandi batari bacunga gereza kubera ko hajemo n'abapolisi ndetse n'abasirikari. Uwo munsi nibwo naje kwemera ko byanga byakunda Gaelle nubwo namwikuyemo we atigeze amvamo na gatoya. Ubwo batwicaje mu kibuga abayobozi n'abandi bagiye baza babicaza imbere yacu. Mu mwanya umwe utari wicayemo umuntu nagiye kubona mbona ku ruhande Gaelle aturutse hakurya yambaye imyenda ya gisirikare ndetse ari no muri rinete za fime. Ubundi aza kwicara muri wa mwanya. Bwa mbere mubona nagize ngo ni inzozi ndose cyangwa se ngo ndimo kubonekerwa, ariko naje kwikoraho numva ndi njyewe. Nta kindi nakoze, nahise mpaguruka ndimo guhamagara mu ijwi rinini mvuga nti Gaelle, ko muhamagara. Akaba ari nabwo nagendaga musanga kugira ngo njye kumukoraho. Abacungagereza babonye ndi kugana mu bayobozi baraza baramfata, ubundi bansubizaho nari nicaye. Nasubiye kwicara ariko sinanyurwa kubera ko nakomeje kubona Gaelle nawe arimo gukomeza kunyitegereza. Umutima warandiye cyane, kwihangana birananira, mpita mpaguruka ngenda niruka nkomeza guhamagara izina Gaelle, ndetse ngenda musanga ikintu nabonye nuko Gaelle nawe yahise ahaguruka azaga naho nari ndimo guturuka. Gaelle mugeze imbere nibwo yaje kwicara ku ruhande agahita ashyira telefone ku gutwi akitaba. Ubwo abashinzwe umutekano abo bahise bamfata kugira ngo banjyane, ariko ikintu kimwe nabonye nuko akiva kwitaba telefone yongeye kundeba. Nanjye namwitegereje neza nkabona si Gaelle, ahubwo icyabaye nuko nabonaga basa, hakubitiraho ukuntu hari igihe cyageraga nkumva Gaelle ndamukumbuye mpita mumubonamo. Amara n'agahinda niko nari mfite kubwo kwibuka Gaelle kuri iyo nshuro. Nibwo bahise banjyana kumfungira hanjye nyine ntashobora guhungabanya umutekano w'abandi, ariko ntago nigeze ndekera guhamagara Gaelle. Muri ako kumba nahamaze iminsi myinshi nanjye ntazi, ku buryo nyuma naje kumenya ko na Grace yazaga kunsura bakanga ko tubonana kubera ko bakekaga ko nasaze. Ngo Grace yababajwe cyane n'ibyo yabwiwe byambayeho icyo gihe, ariko nyamara kubera ko yankundaga cyane ngo ntago yasibaga kunsura nubwo bangaga ko nanjye duhura. Maze iminsi 5 muri ako kumba nibwo nagiye kubona mbona haje umucungagereza ntazi ankuyemo, ambwira ko ngomba kwitonda ngasubiraho nahoze. Uwo musore namubaje niba babona Karenzi, ambwira ko abakoreragaho bose bimutse bakajya ahandi kubu hari abashya gusa. Numvise mbabaye cyane kubwo kuba Karenzi ntazongera kumubona. Nyuma yaho nibwo Grace yaje kunsura ambwira ko yumvise amakuru yanjye yose, ndetse yaza kunsura bakanga ko mbona. Grace namusobanurira ukuntu byagenze, nawe ambwira ko ntagomba kugira ikibazo, ko nubwo njye nawe dukundana cyane ariko urukundo nakundanye na Gaelle nta kintu nakora ngo ndwibagirwe. Grace yaranyumvaga igihe cyose ku buryo no mu byatumaga mukunda cyane n'icyo cyarimo. Uwo munsi Grace akimara kugenda Benita yahise aza kunsura. Benita tukimara kubonana yansabye imbabazi zo kuba ataraherutse kubera ko nyuma y'uko yabonye akazi kure cyane bijya bimugora kugera aho ndi. Ibyo Benita yabivugaga ahangayitse cyane kandi yishinja icyaha, ariko nanjye mubwira ko nta mpamvu yo kubera ko atari wumfite mu nshingano ze. Benita mubwiye gutyo narimo kurira, nawe ararira cyane kubera ko yahise ambwira ati yaba nabishoboraga nakagukize mu nshingano zanjye. Twaraganiriye cyane, Benita agiye gutaha ambwira ikintu kimwe. Yambwiye ko ngomba gushaka umusore witwa Claude kugira ngo tuganire, ngo kubera ko hari byinshi agomba kumbwira kandi ngomba kumenya. Benita namubajije ahantu yabaziranye na Claude, ambwira ko nta bintu bikomeye birimo, ko nzaba mpamenya kandi ko ngomba kumushaka vuba cyane. Nahise nanibuka ko ubwo mperukana na Claude hari ibyo yari arimo kumbwira, ariko ntabirangiza. Ubwo nahise nakira inkuru yo kubura abana banjye Mpano na Mugisha. Benita amaze gutaha nahise njya kureba Claude, ntago nari nzi ngo ndamubaza icyo, uretse ko naketse ko niba koko afite ibyo kumbwira arahita bimbwira. Claude nkimubona yambwiye amagambo atangaje cyane, ko yarambwiye ati dore ngiye itariki ugiye kuboneraho ugucungurwa kwawe. Namubajije ibyo avuze ahita ambwira ati wanyemereye ubushuti, nizere ko nzakomeza kukubera inshuti kuko nta kintu nabonye kirusha agaciro kuba inshuti yawe, nkurikije ukuntu ha umuntu agaciro kurusha ibintu bibi byose biri ku isi kandi bifite agaciro.
Njye nakomeje gucanganyikirwa kubera ibyo Claude yavugaga byasaga nkaho ari amarenga, ariko nanone hari ikintu kimwe naje gukeka. Naketse ko we na Benita hari ikintu bapanze kunkorera kugira ngo nishime, kubera ko n'ubundi nabonaga Benita nyishimira cyane kandi ankunda. Benita yari umwana wo mu bakire ku buryo nta kintu na kimwe yari abuze mu buzima bwe. Niyo mpamvu naketse ko ashaka kunshimisha akanyibagiza ahahise hanjye. Claude yarambwiye ati umunsi w'ejo njye nawe tuzasohoka muri gereza. Ntago nabyumvise neza, nuko musubirishamo ngo numve ibyo avuze. Arambwira kandi abihagazeho ko njye nawe umunsi ukurikiyeho tuzasohoka muri gereza. Naketse ibintu bibiri. Naketse ko Claude ari ibisazi bye biri kumukoresha, nanone nkeka ko Benita ashobora kuba adufunguje mu ibanga. Claude amaze kumbwira gutyo yahise yigendera, nsaba ko njye nawe tuzongera guhora dufite ubwigenge. Ijambo gusohoka muri gereza kuri njye ryari inzozi. Niyo mpamvu nahise nigiraho ndyama kugira ngo ntegereze koko niba Claude atari umusazi, mpite nemeza ko icya kabiri naketse ari cyo. Ntabwo byaje gutinda saa 5 n'igice z'amanywa ku munsi wakurikiyeho, nagiye kumva numva ndahamagawe. Nahise nitaba ku biro bya gereza. Mu kuhagera ntungurwa no gusanga na Claude ahari, ndetse warimo guhabwa ibintu byose yazanye ubwo yaraje gufungwa. Claude yarahamaze umwaka umwe wose, mu gihe njye nari mpamaze imyaka 4 n'igice. Ikintu nabonye nuko nabonye nsohoka umuryango wa gereza, gusa njye nta kintu nasohokanye kuko imyenda yo kwa muganga nahinjiranye bavuze ko bayijyanira kwa muganga aho naje nturutse. Mu kugera hanze ya gereza twasanze imodoka hanze imeze nkaho idutegereje. Hahise hasohokamo umusore wari uyitwaye akingura umuryango wa kabiri adusaba kuyinjiramo. Claude yarinjiye, ariko imbere yuko ninjiramo nsubiza amaso inyuma ndeba gereza, ubundi nubura amaso ndeba ku ijuru kubera ko nari ngarutse mu gihugu ngikumbuye. Mu kwinjira mu modoka nkicara mu mwanya wanjye nahise numva umuntu ankoze mu kwaha arankirigita, maze arambwira ati hawe ikaze nanone mu isi y'abantu dore ko wari uhakumbuye. Uwo muntu yarankanze cyane kubera ko ngira n'ubukirigitwa. Nahise ndeba uwo ari we mbona ni Benita. Nahise menya ko ari we udufunguje rwose nkuko nari nabiketse, nuko ndamubaza nti ni wowe ubikoze? Benita yarambwiye ati Jacob humura wigira ikibazo, kandi ikintu nakubwira ni kimwe, ugiye kwishima no kwishimira isi kurusha uko wigeze ubikora mbere. Benita namubwiye ko yibeshye cyane kubera ko nubwo nahora n'abantu bameze bate, ntago nshobora kwishima nkuko nishimye ndi kumwe na Gaelle. Nabonye ayo magambo mubwiye atuma ahinduka, nuko ndamubwira nti Benita mbabarira kuba nkubwiye gutyo kandi wowe wifuza ko nishima kurusha icyo gihe nari nkubwiye. Benita yahanaguye amarira yaramushotse ku matama kubera ibyo mubwiye. Ubundi arambwira ati Jacob humura ibintu bimeze neza, kubera ko mbizi neza ko uzishima kurusha uko wishimye uri kumwe na Gaelle mbere. Ntago numvise icyo ashaka kuvuga neza, ariko naramuretse turakomeza turagenda. Uko twaganiraga niko twakomezaga kugenda, ariko ntarimo kwitegereza umuhanda ngo menye aho tugiye, kugeza igihe twaje kugera ahantu hari imva nyinshi. Benita namubaza aho ari akansubiza ko ari Rusororo. Rusororo nari ntarahagera na rimwe, kubera ko kuva twava aho twari dutuye muri Nyaruguru ntago nari narabonye amahirwe yo gutembera Kigali yose ngo menye uduce twose. Benita yanjyanye kumva mpita menya ko ariho Gaelle wanjye ashyinguye. Duhagaze imbere yayo nagiye kumva numva inyuma yanjye umuntu urimo kurira mu ijwi ry'umukobwa cyangwa umugore avuga ati Jacob. Narahindukiye ngo ndebe uwo muntu kubera ko nari mfite amatsiko cyane yo kureba uwo muntu, ngereranije n'ijwi nari ndimo kumva. Mu guhindukira ngo ndebe uwo muntu, mukubise amaso nagize ngo ndi kubona umuzimu cyangwa se dayimoni, cyane ko twari mu irimbi n'ubundi. Kubera kwikanga nasubiye inyuma gake gake, ariko biranga agatsitsino kanjye ngakubise kwibuye. Nicara hasi mfite ubwoba bwinshi cyane, ndimo nkomeza kumwitegereza. Uko akomeza kunyegera niko amarira yakomezaga gutemba ku maso ari menshi cyane, ari nako Benita ambwira ati Jacob humura ibintu biri amahoro. Gaelle nari nzi ko yamaze kubora kera, nari nongeye kumubona n'amaso yanjye. Niba warakurikiye inkuru inzira y'umusaraba, uko nikururiye urupfu rwanjye kubera urukundo, aho umusore William byarangiye yiteye icyuma kubera ko yari amaze gusanga umukunzi we Aline amaze gupfa. Iyo yari season ya mbere y'iyo nkuru. Murumuna we Claude yakomeje atubwira amateka ye. Nyuma yayo iyo nkuru ikaba yitwa Amaherezo y'inzira, ikaba iri guca kuri YouTube channel yitwa Inkuru Zinyuranye TV. Reba hano hasi muri description urahita ubona link ya mbere y'iyo episode ya mbere y'Amaherezo y'inzira, uhita ukandaho maze utangire uyumve, ndetse ntiwibagirwe no gukanda kuri subscribe kuri iyo channel
Inkuru Zinyuranye TV kugira ngo ujye ukurikira inkuru zihanyura buri munsi.